atanyuze mu irembo uwo ni umujura agambiriye gutwara ibyo ufite. Abavandimwe muri Yesu Kristo, Yesu nashimwe. Duhimbaza Imana na Mwuka Wera twahawe nk'umufasha. Nagira ngo uyu munsi tuganire tumenye ubuzima undi twisanzemo. Ninde witubwiye? Kuko Mwuka Wera arahamagara, Yesu Kristo arahamagara, arashaka abatuma. Ariko na Satani arahamagara, arashaka abatuma. None ubuzima urimo ninde wabukubwiye? Ninde Yesu Kristo abikubwiye? Ese ni Imana yabikubwiye? Ese ni Satani wabikubwiye? Iyi animation igiye kujyaho uraza kumenya ibyo urimo, uwabikubwiye uwo ari we. Who told you? Ese ninde wabikubwiye? Ninde wabikubwiye? Iyi animation ni y'Abakristo bonyine. Ninde wabikubwiye kugomba kujya ku rusengero buri munsi? Mbwira, ninde wabikubwiye? Yuko ugomba gusoma Bible buri munsi, ukiga Bible ko ari byiza cyane kugira ngo ukure mu buryo bw'umwuka. Mbwira, ninde wabikubwiye? Ninde wabikubwiye yuko ugomba kubaho ubuzima bwa Gikristo akakubwira ko ari byiza? Mbwira, ninde wabikubwiye? Ninde wakubwiye yuko Imana yemera umuntu uko ari? Mbwira, ninde wabikubwiye? Ninde wakubwiye ko ugomba kubatizwa mu Mwuka Wera? Ninde wabikubwiye? Ninde wabikubwiye? Ese ni Imana yabikubwiye? Ni Yesu Kristo wabikubwiye? Oya. None ninde wabikubwiye? Ni Satani? Bibiliya itubwira iki? Mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4:4, Satani we mana y'isi niwe wahumye abantu imitima kugira ngo batizera ngo babashe kubona neza umucyo uri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bituma batabasha kubona Yesu Kristo uwe shusho y'Imana itaboneka. Satani niwe uyobora abantu bose b'isi, akabayobora mu kubabeshya. Satani ababwira ibintu byose mu kubabeshya. None kubeshywa ni iki? Ni ugutuma umuntu yizera ibintu bitari ukuri. Reka mbereke iyi animation. Aha ni kuri headquarter, ni ku cyicaro gikuru cya Satani. Murabibona Satani yicaye mu ntebe ye, nyuma hari inyamaswa, izina rye ni Satani wa umwanzi, iryo zina rye. Uyu ni umwamikazi w'ubusambanyi. Abana abadayimoni baza gutembera hano ku isi. Harangije abadayimoni baravuga ngo tugufitiye, arabaza mumfitiye amakuru? Abadayimoni baravuga ati yego, tugufitiye amakuru yuko ubutumwa bwiza buragenda bwaguka mu isi yose. Umubare w'Abakristo uragenda uba mwinshi cyane byihuse. Hari abantu benshi cyane bari kugenda bahinduka Abakristo. None mukuru wacu, ntabwo tugomba kubahagarika, ntabwo twareka isi bose bahinduka. Satani araseka, yewe ni byiza. Yego tugomba kubahagarika. Yega ntabwo tugomba guhagarika kugira ngo babe Abakristo. Dayimoni tumuze, wasaze kubera iki? Harangira ngo mwemerere abantu kwizera Yesu Kristo, ariko nanjye banyizere. Gute? Wataye ubwenge mukuru wacu? Master wataye ubwenge? Oya, ngewe murabizi yuko nzi ubwenge kubarenza mwese. Yego niko kuri. Satani azi ubwenge kurenza uko wabitekereza.
azi ubwenge. Aravuga ati nimunyumve neza mwitonze. Tugomba kubwira abakristo bagasoma Bible buri munsi. Tugomba kubabwira yuko umuntu agomba kubaho ubuzima bwa gikristo ariko bakabaho mu buryarya. Tubabarire master, tubwire twabikora gute tukabareka bakaba abakristo kandi mu buryarya? Nkuko nabivuze mbere, ndi umuhanga kandi ndi n'umubeshyi. But how? Gute twabikora? Ndashaka ko isi yose muyibeshya, abakristo bose mubabeshya, bizere yuko bamaze kubatizwa mu Mwuka Wera. Mugende mubabeshye, bizere ko babatijwe mu Mwuka Wera. Uri kunyumva? Yego, urakoze cyane, turabyumva neza rwose, turabyumva. Abadayimoni barishima, barabyina. Yego master, nukuri uzi ubwenge. Satani arabareba, arangije arabatuma ku isi. Bahita bahura n'umupasiteri wa mbere. David, ugomba guhagarika impano zose z'umwuka mu rusengero rwawe. Satani arabizi neza yuko nibahagarika impano zose z'umwuka, abakristo bazaba muri confusion. Satani abwira uyu mugore, Mary, ndi Imana yawe, umwami wawe, ni wowe uri buze kwigisha muri rusengero uyu munsi. Atekereza ko ari Imana ibimubwiye kandi bari abadayimoni. Job, ndi Imana yawe, nkunda umuvandimwe wawe, umwemere nubwo ari umutinganyi. Ndi Imana yawe kandi nemera n'abatinganyi nabo, kandi ari abadayimoni. Ati mukobwa wanjye, ugomba kudivorce n'umugabo wawe kuko ni ikicucu, kuko jyewe ndabyemera yuko kongera ugashyingirwa n'undi mugabo ibyo babyibeshyaho, kandi Uwiteka Nyiringabo ntabyemera. Abwira uyu mukristo, ugomba kubaho ubuzima bwa gikristo, kubera bwa gikristo si ngombwa yuko Umwuka Wera aba ahari. Ati don't worry, angaha you can go, ushobora kugenda ukabana n'umukobwa muzashyingiranwa mbere ya mariage, nta kibazo. Arangije abwira uyu mukobwa ati Imana iratuzi neza ko nta no muri perfect, ariko muri Matayo haravuga ngo mube perfect nkuko n'Imana yanyu iri perfect. Atabwira ngo umugabo n'umugore barangana muri family, barangana, ariko abo ntabwo ryarejwe ijwi ry'Imana ryababwiraga bose, ahubwo ryarejwe rya Satani. Imana itugire neza. Dayimoni abwira Abeli, Imana irakwemerera ko umugore wawe yafata responsibility zawe, nyamara muri Bible mu Befeso baravuga ngo husband vuga yuko umugabo ari umutwe w'urugo. Ese murabyumva neza? Ese murabyumva? You got my point? Icyo nicyo gituma umubare mwinshi cyane w'abakristo bitewe no kwimura Imana bumva Satani, kuko batekereza yuko kumva Imana, batekereza yuko bari kumva Imana, kumbi bari kumva abadayimoni. Satani niwe babwiye ibinyoma. Najyaga nibaza impamvu abantu bumva Satani kurusha uko bakabaye bumva Imana. Nyamara Imana iratuburira, muhunge irari rya gisore. Irari rya gisore ni iki? Irari rya gisore ni ibyo umwanzi ikibi cyifuza. Ikibi ni iki cyo? Ikibi ni iki? Ibyo ikibi cyifuza bituruka mu mubiri. Ibyo ikibi cyifuza bituma twumva Satani kurusha uko twaba twumva iki Imana. Irari rya gisore bituruka mu mubiri. Aba bakristo bose
batekereza yuko bakiriye umwuka wera, ariko ntabwo ari byo. Satani yarababeshye, ababwira yuko bagomba kubyizera. Abakristo badafite umwuka wera ntago babarizwa ku Mana. Mu Baroma igice cya 8 umurongo w'9, uyu wari umwigisha avuga ngo bavandimwe namwe bashiki banjye muri Yesu Kristo, umuntu ashobora kujya mu ijuru hadafite umwuka wera. Bakavuga ngo amen, ariko ibyo si byo. Bakizera Imana, bakabaho ubuzima bishimye, ariko si byo, ntabwo ari byo kwizerwa. Icyo nicyo gituma Yesu Kristo yabahamagariye kugira ngo muhungirare rya gisore. Why? How? Humble to God. Mwicishe bugufi imbere y'Imana. Mwicishe bugufi imbere y'Imana. Yakobo 4 umurongo w'10. Mwicishe bugufi. Mwicishe bugufi kandi mwubaha Imana, nibwo muzatsinda irari rya gisore, irari rituruka mu mubiri. Niba atari ibyo, uzamenya uwabikubwiye. Ujye gusenga, wiyirize ubusa, Imana ibafashe, uzamenya niba ari Imana cyangwa se niba ari Satani. Ciao ciao.